munyarwanda w'umuhanga yaritegereje maze agira ati abeza ntibarama. Iyi niyo mvugo iri mu mitima ya benshi nyuma yo kumva urupfu rwa Alain Bernard Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, akaba umuhanzi w'umuhanga, umunyamategeko w'umwuga, umunyamupira bidatandukana n'ubutaramye byahamye. Bahaye ikaze muri iki cyegeranyo kigufi kigiye kugaruka ku mateka ya Alain Mukurarinda. Ngende Marie Joseline Nyituri. Mukurarinda yari umuntu ukundwa na benshi, dore ko umunyarwanda yagize ati ntawe ukundwa na bose. Yakundirwaga umutima mwiza, kwicisha bugufi no koroherana, kugira ukuri n'ubunyangamugayo, ariko benshi bakamukundira ko yakundaga gushyenga kandi ahari ngo ntihabirungu. Ubwo nakuze akazi kanjye ndazishinjaye ntago wancikaga. Napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe, nkaba mfite ibimenyetso, nkaba mfite itegeko, niyo wazurinde. Naragakoze maramo imyaka 13. Mukurarinda yabonye izuba mu 1970, avukira mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, nubwo umuryango we wimukiye i Kigali ubwo yari afite imyaka 2 y'amavuko gusa. Amashuri abanza yayize mu Rugunga, ayisumbuye ajya kuyiga i Rwamagana muri Saint Aloys, yiga icungamutungo, aho yarangije mu 1990 yitegura kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda, ariko uwo mwaka ntibabasha kujyayo kubera intambara, ibyatumye mu 1991 ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Akiva mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda atangira akazi k'ubushinjacyaha kuva muri 2002 kugeza 2015. Nyuma umugore we yabonye akazi mu gihugu cy'Ubuholandi, bituma asaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, ajyana n'umugore we kuba muri icyo gihugu, aho bamaze imyaka 4, nyuma berekeza muri Cote d'Ivoire mbere y'uko bagaruka mu Rwanda. Kuva muri 2002 agera mu bushinjacyaha, yakorewe mu bushinjacyaha bw'urukiko rw'ubujurire i Kigali muri 2004, habayeho ivugurura ry'ubutabera, akomereza mu rukiko rwa Nyamirambo, Gasabo na Rwamagana. Yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umwe mu bari bagize itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Ingabire Victoire mu rukiko rukuru rwa Kigali, akaba kandi yari mu itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Dr Leon Mugesera. Mukurarinda kandi yasohoye igitabo yise Kimanipireki, kigaruka ku migendekere y'urubanza rwa Ingabire Victoire, aho yagiye agaragaza ibimenyetso bifatika bishimangira uburyo Ingabire yigaragazaga nk'uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, nyamara mu ibanga rikomeye atera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Mukurarinda kandi yagezeho anaba umuvugizi w'ubushinjacyaha. Usibye kuba kandi yarabaye muri politike, yabaye umunyamuziki, akaba yarakundaga n'umupira byimazeyo. Mukurarinda yavugaga ko yatangiye umuziki yiga mu mashuri abanza, aririmba muri korali z'abana mu kiliziya, nyuma agiye mu yisumbuye akomeza kuba mu miryango y'urubyiruko gatolika, aho yahimbaga indirimbo n'imivugo bitandukanye. Ubwo yararangije amashuri yisumbuye nibwo yanditse indirimbo ye ya mbere ayijyana muri studio, aho yafatanyaga n'abandi basore bari inshuti ze bashinga orchestre yitwaga Galaxy Band. Nubwo nyuma hagiye hiyongeramo abandi, nyuma we aza gusa n'uyivuyemo ubwo yajyaga kwiga mu Bubiligi mu mpera z'1991. Ageze mu Bubiligi yakomeje umuziki ku giti cye, abifatanya n'amasomo. Avuga ko muri icyo gihe byarangiye akoze album nk'ebyiri ubwo yari ari ku ishuri mu Bubiligi. Ahagarukiye mu Rwanda avuye kwiga muri iki gihugu cy'Ububiligi, Mukurarinda yakomeje gukora indirimbo zitandukanye zirimo izo kwamamaza, izo muri kiliziya n'iz'amakipe atandukanye, zirimo n'ikipe y'igihugu Amavubi yamenyekanye cyane yise Tsinda Batsinda. Tsinda we batsinde we, tsinda we batsinde we, tsinda we batsinde, tsinda tsinda batsinde we, tsinda we batsinde we, tsinda we batsinde we, tsinda we batsinde, tsinda tsinda batsinde. Nubwo yaririmbye indirimbo zitandukanye z'amakipe arimo Mukura, Victory Sport, Rayon Sport, APR FC, Mukurarinda yari umufana ukomeye cyane wa Kiyovu Sport, ikipe nayo yakoreye indirimbo nayikundwa n'abatari bake. Uretse kuba umuhanzi ku giti cye, Mukurarinda yari umushoramari mu muziki, aho yagiye afasha abahanzi batandukanye yabonagamo impano barimo Clarisse Karasira, Nsengiyumva François wamenyekanye nka Gisupusupu n'abandi. Binyuze mu cyitwa Boss Papa, yagiye ategura amarushanwa atandukanye yo gushaka abanyempano mu muziki, arimo n'iryiswe Hanga Higa. Ubwo yavugaga ku ndirimbo yahimbiye ikipe y'igihugu, Mukurarinda mu kiganiro yigeze kugirana na televiziyo y'u Rwanda yavuze ko ari indirimbo yakoze ku ntego ndetse atayifata nk'iye bwite kubera ko iza mu zambere zakorewe ikipe y'igihugu. Yagize ati nkubwije ukuri, iriya ndirimbo ntabwo ari iyanjye, yabaye iy'Amavubi y'Abanyarwanda, nuko mbifata. Kuyumva ni byiza birashimisha, kandi buriya nayikoze ari intego.
imyaka ibaye 20 isohotse, abana b'ubu barayikunda ndetse n'iyo babonye ari njye wayikoze baratangara cyane. Yakomeje avuga ko ubwo iyo ndirimbo yasohokaga yanifashishijwe mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2003. Ati mu matora ya mbere iriya ndirimbo yarakoze, abantu bari bataratangira gukora indirimbo zijyanye n'amatora. Buriya nari nayise Ishema ry'u Rwanda nyijyanye kuri Radio Rwanda, izina bararihindura. Mukurarinda kandi yagaragaje ko izi ndirimbo yahangiye amakipe azifiteho urwibutso kuko bazicuranze no mu bukwe bwe. Yagize ati mu bukwe bwanjye twageze hagati uvanga imiziki ashyiramo indirimbo ya Kiyovu kuko ariyo nafanaga, harashya harashyuha cyane. Yahise akurikizaho iya Rayon Sport, ubundi harakongoka. Bariya abantu ntabwo umenya aho bavuye, ubwo ni ukuvuga bariyo niyo waba uri muri Australia. Uvuga ko cyavuye ku rukundo rw'umupira yakuranye ndetse no kuba yarabonye abana b'Abanyarwanda bifitemo impano batahabwaga amahirwe. Ubwo yajyaga kwiga mu mashuri yisumbuye, Mukurarinda yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, aba umusifuzi mu marushanwa ya interscolaire, rimwe na rimwe akaba umutoza iyo umutoza mukuru yabaga adahari. Urwo rukundo rw'umupira ndetse no kuba yarabonye hari impano z'abana b'Abanyarwanda zidatezwe imbere yabishingiyeho ashinga Tsinda Batsinde, ariko ashingiye ku buryo yabonye mu Buholandi aho yabaye imyaka 3 bitaga ku mpano z'abana bakiri bato, ayituza mu karere ka Rulindo. Mukurarinda yari umuntu w'abantu, akagira urugwiro, yakira neza bose nta wasubije inyuma. Ibyo byahamywa n'abanyamakuru bagiye bamwegera ubwo yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ntiyabahungaga, ahubwo yabafashaga kubona amakuru bashaka mu buryo bukwiriye. Bitari ibyo gusa kuko n'abandi babanaga nawe mu buzima busanzwe bamubonaga nk'inyangamugayo. Asize umugore n'abana 2, umuhungu n'umukobwa. Imana imuhe iruhuko ridashira.